Kubara ibice birindwi. Amaturo yo kweza igicaniro yatuwe n'abatware b'imiryango y'Abisiraheli. Mose arangije gushinga ubuturo bwera no kubusiga no kubwezanya n'ibintu byo muri bwo byose n'igicaniro n'ibintu byacyo byose, ibyo nabyo yarabisize arabyeza. Kuri uwo munsi abatware b'Abisiraheli, abatware b'amazu ya ba sekuru batura amaturo. Niba abatware b'imiryango babarishaga ababazwe, bazana amaturo yabo imbere y'Uwiteka. Amagare 6 yaremwe nk'ingobyi n'inka 12, igare risangirwa n'abatware 2 bityo bityo. Inka iturwa n'umuryango umwe n'indi undi bityo bityo. Babimurika imbere y'ubuturo bwera. Uwiteka abwira Mose ati, wemere ibyo batuye bikoreshwe imirimo y'iby'ihema ry'ibonaniro, ubihe Abalewi nk'uko imirimo yabo iri. Mose yakira ayo magare n'izo nka abiha Abalewi. Amagare 2 n'inka 4 abiha Abagerushoni nk'uko imiryango yabo iri. Amagare 4 n'inka 8 abiha Abamerari nk'uko imiryango yabo iri, bategekwa na Itamari mwene Aroni umutambyi. Ariko Abakohati ntiyagira icyo abaha, kuko imirimo yo kuremerwa iby'ahera yari iyabo, bakabiremerwa ku ntugu. Kandi babatware batura amaturo yo kweza igicaniro ku munsi cyasigiwe, bayaturira imbere y'igicaniro. Uwiteka abwira Mose ati, bajye batura amaturo yabo yo kweza igicaniro, umutware wese ku murambi we. Uwatuye amaturo ye ku murambi wa mbere ni Nahashoni mwene Aminadabu wo mu muryango wa Yuda. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo ku ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore, n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Nahashoni mwene Aminadabu. Ku murambi wa kabiri, Netaneli mwene Suwari umutware w'Abisakari niwe watuye amaturo. Amaturo yatuye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe ku ishekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo ku ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore, n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Netaneli mwene Suwari. Ku murambi wa gatatu, Eliyabu mwene Heloni umutambyi w'Abazebuluni niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi byavuganywe n'amavuta ya elayo ho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore, n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Eliyabu mwene Heloni. Ku mutambyi wa 4,
Elisuri mwene Shedewuri umutware w'Abarubeni niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayoho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 y'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Elisuri mwene Sheduwuri. Ku murambi wa gatanu Shelumiyeli mwene Surishadayi umutware w'Abasimeyoni niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayoho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Shelumiyeli mwene Surishadayi. Ku murambi wa gatandatu Eliyasafu mwene Deweri umutware w'Abagadi niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayoho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byose byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Eliyasafu mwene Deweri. Ku murambi wa karindwi Elishama mwene Amihudi umutware w'Abefurayimu niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigeze kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayoho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Elishama mwene Amihudi. Ku murambi wa munani Gamariyeli mwene Pedasuri umutware w'Abamanase niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayoho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Gamariyeli mwene Pedasuri.
Ku murambi wa cyenda, Abidani mwene Gideyoni umutware w'Ababenyamini niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayoho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Abidani mwene Gideyoni. Ku murambi wa 10, Ahiyezeri mwene Amishadayi umutware w'Abadani niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Ahiyezeri mwene Amishadayi. Ku murambi wa 11, Pagiyeli mwene Okirani umutware w'Abasheri niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka ho ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Pagiyeli mwene Okirani. Umurambi wa 12, Ahira mwene Nani umutware wa Nafutali niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta yerayoho ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka ho ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Ahira mwene Enani. Ayo niyo yari amaturo y'abatware b'Abisiraheli yo kwezwa kw'igicaniro ku munsi cyasigiwe: amasahani y'ifeza 12, n'inzabya z'ifeza 12, n'udukombe tw'izahabu 12. Kuremera kw'isahani y'ifeza kose kwari shekeli 130, uko urwabya rwose kwari shekeli 70. Ifeza z'ibyo bintu zose ziremera shekeli 2,400 zigezwe ku z'ahera. Kandi utwo dukombe tw'izahabu twuzuye imibavu, kamwe karemera shekeli 10, bityo bityo zigezwe kuri shekeli zigezwe ku y'ahera. Izahabu y'utwo dukombe zose ziremera shekeli 120. Amaturo yose y'ibitambo byo koswa yari ibimasa 12, amasekurume y'intama 12, abana b'intama b'amasekurume bataramara umwaka 12, byatambanywe n'amaturo y'ifu yo kuri byo. Amasekurume y'ihene yo gutambirwa ibyaha yari 12. Amatungo yose n'ibitambo by'uko bari amahoro yari amapfizi 24, n'amasekurume y'intama 60, n'ay'ihene 60, n'abana b'intama b'amasekurume bataramara umwaka 60.
Iyo niyo yari amaturo yo kwezwa kw'igicaniro kimaze gusigwa. Mose yinjiye mu ihema ry'ibonaniro kuvugana n'Uwiteka, yumva ijwi rimubwira rituruka hejuru y'intebe y'igihongerero yo ku isanduku y'ibihamya hagati y'abakerubi bombi, avugana n'Uwiteka. Amategeko y'Abalewi, igice cya 8. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, nushyira ya matabaza ku gitereko cyayo, ajya amurikira imbere yacyo uko ari 7. Aroni abigenza atyo, ashyira ayo matabaza ku gitereko uburyo butuma amurikira imbere yacyo uko Uwiteka yategetse Mose. Uko niko kuremwa kw'icyo gitereko cyaremwe mu izahabu icuzwe, uhereye ku ndiba yacyo n'uburabyo bwo kuri cyo cyaremwe mu izahabu icuzwe. Uko icyitegererezo cyari kiri, Uwiteka yeretse Mose, aba ariko Mose akiremesha. Uwiteka abwira Mose ati, robanura Abalewi mu Bisiraheli ubahumanure, bagenzereze utya kugira ngo ubahumanure, bamisheho amazi y'impongano y'ibyaha, biyogosheshe umubiri wose, bamese imyenda yabo bihumanure, maze bende ikimasa cy'umusore n'ituro ryo guturanwa naryo ry'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo, wende n'ikimasa cy'umusore kindiho igitambo cyo gutambirwa ibyaha. Muri Abalewi imbere y'ihema ry'ibonaniro, uteranye iteraniro ry'Abisiraheli ryose, umurike Abalewi imbere y'Uwiteka, Abisiraheli babarambikeho ibiganza. Aroni azungurize Abalewi imbere y'Uwiteka babe ituro rijungujwe, babe mu cyimbo cy'Abisiraheli, babe abo mu gukora umurimo w'Uwiteka. Abalewi barambike ibiganza mu mpanga z'ibyo bimasa, utambire Uwiteka kimweho igitambo gitambirwa ibyaha, n'ikindi ho igitambo cyoswa, ubihongerere Abalewi. Ushyire Abalewi imbere ya Aroni n'abana be, bazunguze babe ituro rijungurijwe Uwiteka. Uko abe ariko utandukanya Abalewi n'Abisiraheli bandi, Abalewi baba banjye, maze Abalewi babone kwinjirira gukora imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Ubahumanure, ubazunguze babe ituro rijungujwe, kuko mbahawe rwose mu Bisiraheli, mbitoreye gusubira mu cyimbo cy'abana b'uburiza bose, imfura z'Abisiraheli zose. Kuko uburiza bw'Abisiraheli bwose ari ubwanjye, ubw'abantu n'ubw'amatungo, nabwihereje kuri wa munsi nicaragaho uburiza bwo mu gihugu cya Egiputa bwose. None ntoye Abalewi mu cyimbo cy'imfura z'Abisiraheli zose, kandi nahereye Aroni n'abana be Abalewi kugira ngo babe ababo mu Bisiraheli, bakorere mu ihema ry'ibonaniro imirimo ikwiriye Abisiraheli, bahongerere Abisiraheli, kugira ngo Abisiraheli badaterwa n'umuze nibigira hafi y'ahera. Uku niko Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisiraheli ryose bagenza Abalewi. Uko Uwiteka yategetse Mose ku by'Abalewi kose, abe ariko Abisiraheli babagenza. Abalewi bihumanure ibyaha, bamese imyenda yabo. Aroni abazungurize imbere y'Uwiteka babe ituro rijungujwe. Aroni abahongerere kubahumanura, maze Abalewi babone kwinjira gukora imirimo yabo yo mu ihema ry'ibonaniro imbere ya Aroni n'abana be. Uko Uwiteka yategetse Mose ku by'Abalewi, aba ariko babagenza. Uwiteka abwira Mose ati, ibi ni byo nkubwira ku Bisiraheli, abamaze imyaka y'ubukuru 25 cyangwa isaga, binjire mu bugaragu bw'ihema ry'ibonaniro, bajye barikoreramo imirimo. Nibamara imyaka y'ubukuru 50, bave muri bwo bugaragu, be kugumya gukora imirimo iruhije, ariko bajye bafasha bene wabo mu ihema ry'ibonaniro kurinda ibyo barindishijwe, be gukora imirimo iruhije. Uko aba ariko ugenza Abalewi ku by'imirimo yabo. Andi mategeko ya Pasika, cyo ni igice cya 9. Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka wa 2 uhereye aho yaviriye mu gihugu cya Egiputa, ati, kandi Abisiraheli baziririze Pasika mu gihe cyayo cyategetswe, ku munsi wa 14 w'uku kwezi nimugoroba, aba ariho muzayiziririza nk'uko igihe cyayo cyategetswe. Muzayiziririze mukurikize amategeko yayo yose n'imigenzo yayo mbabwiriye
babwirije yose. Mose abwira Abisirayeli ngo baziririze Pasika. Bayiziririza mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba bari mu butayu bwa Sinayi. Uko Uwiteka yategetse Mose kose aba ariko Abisirayeli bagenza. Hariho abantu bahumanijwe n'intumbi y'umuntu ntibabasha kuziririza Pasika kuri uwo munsi. Baza imbere ya Mose na Aroni kuri uwo munsi baramubwira bati, twahumanijwe n'intumbi y'umuntu, ariko byatuburiza iki gutambira Uwiteka igitambo mu gihe cyacyo cyategetswe hamwe n'Abisirayeli bandi? Mose arabasubiza ati, nimube muretse baze numva icyo Uwiteka ari butegeke ibyanyu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nihagira umuntu muri mwe cyangwa mu rubyaro rwanyu uhumanywa n'intumbi cyangwa uri mu rugendo rwa kure, nubwo bimeze bityo, aziririze Uwiteka Pasika. Mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako wa 14 nimugoroba abe ariho bayiziririza. Bayirisha imitsima idasembuwe n'imboga zisharira, he kugira inyama yazo baraza ngo zigeze mu gitondo, kandi he kugira igufa bavuna. Uko itegeko rya Pasika ryose riri ariko bayiziririza. Ariko umuntu udahumanye kandi ntabe mu rugendo akareka kuziririza Pasika, azacibwe mu bwoko bwe, kuko atatambiye Uwiteka icyo gitambo mu gihe cyacyo cyategetswe. Umuntu azagibwaho n'icyaha cye. Kandi umunyamahanga nasuhukira muri mwe agashaka kuziririza Uwiteka Pasika, akurikiza itegeko rya Pasika n'imigenzo yayo yabwirijwe. Umunyamahanga na kavukire muzabasangize itegeko. Inkingi y'igicu yayoboraga Abisirayeli mu rugendo rwabo. Umunsi ubuturo bwera bwashinzwe, cya gicu gitwikira ubwo buturo ari bwo hema ry'ibihamya, kandi nimugoroba kiba mu buturo gisa n'umuriro kigeza mu gitondo. Uko niko byabaga iminsi yose. Cya gicu cyarabutwikiraga nijoro kigasa n'umuriro, kandi nuko icyo gicu cyaterurwaga kuri iryo hema Abisirayeli babonaga kugenda, kandi aho cyahagararaga akaba ariho Abisirayeli babamba amahema. Itegeko ry'Uwiteka niryo ryahagurutsaga Abisirayeli, kandi akaba ari ryo ribabambisha amahema. Igihe cyose icyo gicu cyamaraga ku buturo bwera bakimaraga aho babambye amahema. Iyo icyo gicu cyamaraga iminsi myinshi ku buturo, Abisirayeli bitonderaga icyo Uwiteka yabihanangirije ntibagende. Ubundi icyo gicu cyamaraga iminsi mike ku buturo, maze itegeko ry'Uwiteka rikabagumisha aho babambye amahema, akaba ari ryo ribahagurutsa. Ubundi cyabugumagaho gihereye nimugoroba kikageza mu gitondo. Cyabutarurwaho mu gitondo bagahaguruka, cyangwa cyabwirirwaho kikaburaraho maze kikabuterurwaho bagahaguruka. Naho yaba iminsi 2 cyangwa ukwezi cyangwa umwaka, icyo gicu cyatindaga ku buturo bwera kikabugumaho, Abisirayeli bagumagaho babambye amahema ntibagende, maze cyabuterurwaho bagahaguruka bakagenda. Itegeko ry'Uwiteka niryo ryababambishaga amahema, kandi akaba ari ryo ribahagurutsa. Bitonderaga ibyo Uwiteka yabihanangirije uko Uwiteka yabategekeye mu kanwa ka Mose. Amen. Uyu munsi rero turasoreza aha ngaha, tuzakomeza n'igice cya 10 ejo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.